komeza abavandimwe bawe mukunda Yesu ubatera umwete wo kukumvira komeza abavandimwe bawe mukundwa Yesu ubatera inyota yo kukurarikira. Aha, reka tubashimire mwebwe mwese mudahwema kudukurikira hano kuri Nyirantyoza Comedy. Ni channel ikugezaho amakuru agiye atandukanye, yaba asanzwe, yaba ay'imyidagaduro, yaba ay'iyobokamana n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero twanyarukiye mu karere ka Ngoma, umurenge wa Mugesera, akagari ka Nyamugari, umudugudu wa Nyamabuye. Umudugudu wa Nyamabuye, ubwo munabyumva neza kari mu ntara y'Iburasirazuba. Aha, twagiye rero dukora urugendo rugiye rutandukanye rurerure, tugera kuri uyu mukecuru umaze igihe kinini cyane arwaye indwara nyinshi zigiye zitandukanye kandi zikomeye. Yarwaye umutwe udakira, arwara igifu, arwara umwijima ndetse n'izindi ndwara zitajya zibura n'izabukuru murabyumva. Uyu munsi rero twahisemo kuhabagerera kugira ngo namwe mwiyumvire amakuru ye, ukababara, ukabayeho mu bukene, imibereho rwose ikomeye cyane, namwe muri buze kwiyumvira. Rero ndabashishikariza gukora subscribe hano kuri iyi channel kugira ngo inkuru zacu zijye zibageraho. Ntimukajye mwibagirwa gukora like, comment nazo tuba tuzikeneye, ndetse n'ubufasha bwanyu murabyumva. Nujya hariya handitse subscribe waciye muri YouTube yawe, ukabona handitse umutuku subscribe, ukandaho ukore ku nzogera, ubundi ujye udukurikirana, ukurikirana amakuru atandukanye. Umukecuru utangira utwibwira. Nitwa Mutakuze Marie Tereza, ntuye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma, umurenge wa Mugesera, umudugudu wa Nyamabuye, akagari ka Nyamugari. Nabishwe n'uburwayi 78 mu kwezi kwa 4, atwa n'umutwe wanze gukira ku buryo mbese nta musatsi ubaho, ni ukubura banyogosha nkasukamwo amazi, ndivuza biranga. Ubwo rero noneho bigeze mu 2005 mbatwa n'igifu cyongera kuri wa mutwe. None nabaga mu nzu ndyamye, none twe n'abakirisitu uje nyine yansura ansigira akantu gutyo. Noneho rero ubwo ngubwo igifu kiziramo nacyo. 2005 nafashwe 2078 ntangiye kuryama muri 2001. Ubu natangiye kugaburirwa 2005 rero nibwo igifu nari cyaziyemo gisangoma. 2010 nibwo haziyemo rero umwijima, ngiye kumva nisanga ntari kuryama urubavu rw'iburyo rurananira, nyoberwa ibyo ari byo, naryama bikanga. Nubwo nibwo uwo mutwe ntabwo nawujyanaga kwa muganga kuko byari byarananiranye. Ubwo noneho rero ngiye kwa muganga rero barambwira ngo ninjye kuri hopitali yacu ya Kibungo, njye rero bansanga mu mwijima. Ubwo rero umwijima ubwo ari igifu kimera nabi, igifu mbese kimera nko gishwanyutse, cyarangiritse nyine, banza nubwo yabwarashizeho kuko umunyu singurya, nabigerageje kuburya nkumva inyama zirandiye cyane, nuko mbaho muri ubwo buzima. Ariko nyine umuntu yaza akagira nk'akanasigira, ubwo nibwo najyaga kwa muganga. Bigeze rero mu 2006 n'umukobwa twari kumwe nawe ararwara, nawe atangiye kujya kubagirwa i Rwamagana, aho n'amafaranga utsinda ry'impuhwe, twa dufaranga abantu banyiheraga, ubwo nkajya nyamuhereza nyine, ubwo nawe akagenda. Ararwara bagirwa i Rwamagana inshuro enye, ubwo nanjye ubuvuzi buba burahagaze. Ubwo rero abo bagarutse rero niboneka nanjye nuko rero nagiye mbaho, nkagira uwo mwijima nyine warabyimbye, ntabwo ari umwe w'urushwima, n'inyama yanjye yabyimbye. Inyama barambwiye ngo nta zina y'uwo mwijima babona, kubera yuko mu maraso basanga ngo amaraso ari mazima, ariko mu cyuma bagasanga warabyimbye nyine, kuko ubundi sinaruryamira, uboneka mu cyuma. Ubwo buzima rero mbamo mubare imyaka ishize ni myinshi nyine, ndwaye nyine izo nyama zo mu nda,
kurya ibiryo bikananiza nkamererwa nabi nyine kereka nyine ibyo byose bigomba kuntunga nk'uko ndi umukene ntabwo ari byo rero nshobora kurya nyine umuganga yanyandikiye ibiryo ntashobora kubona ntabwo nabibona kuko ni ibiryo bihenze nyine nk'uko umuntu yakubwira ati ese uzarya umuceri uzarya inyama uzarya wenda n'ayo magi kandi ntabwo umeze ubwo nyine bimbera bityo nyine kora nabona nk'agatoki nyine ubwo nyine akaba ariko kozamwo amazi nka nyine ushyiramo umunyu bikaba bibaye nabi ubwo nyine mbonga wandi ibyo bitagira n'umunyu nyine ubwo ujarye nk'umunyamakazi akamuha agatenge ko kwambara maze imyaka myinshi nawe urumva mbere na mbere mfatwa nyagufatwa ni muri 78 umutwe ariko naje kuryama mu 2001 aho niho tangiye kugaburirwa n'abagenzi n'abagira neza bose bakaza bakandeba nyine bakagira icyo bampa nyine kuva rero mu 2001 nibwo naryamye kugeza na n'uyu munsi none rero wanyumva nyine ntampa ubufasha nyine nkajya guca mu cyuma nk'uko nyine banyandikiye kujya i Kanombe niwe wambwiye ku itariki nyine ya 23 z'ukwa gatandatu ko nzajya gucamo gucuma kugira ngo barebe izo nyama zo mu nda nuko ubwo bakara nyine ku izo nyama zizaba zimeze nyine zo mu nda nyine mbega zaranzengereje sinakubika inda ubwo nyine mu nda hani ibisebe sinagarama umutwe ntunkundira kugarama mbese bwo nuko bimeze mbega musigaye ngerageza kwicara nkara ahantu negama kugira ngo ncunge urubavu ruko nduze kuryamira ku mugoroba ubundi nariryamiraga zose nkinkirwa ndyama hari niyo mpamvu inyama yabyimbye nuko rero uwo mukobwa nawe nk'uko kwaga kwe kane nyine yabonye umuntu umukunda ngo azamujyane nyine ubwo nyine nanjye ngo nzasigara aho ngaho nyine n'ubundi ni ukuboko kw'Imana kuzantunga n'umwana w'umuntu wanjye se nyine barapfuye ubwo nyine yemera kugumya kunyitangira gutyo nawe rero nyine yabonye umufasha mu burwayi bwe kuko nanone ntabwo yase ngicara aho ngaho nzi ko nzakira se ese nakiraho nakira ryari ko ntabizi ubwo se mubwiye ngicara aho ngaho wenda hakazamo igishuko cya shitani akabyara ikinyendaro uwo mwana se yarirwa nande ariko babyaranye n'umugabo umugabo yamwishingira nyine akaba ari we nyine urera uwo mwana kuko ntiyaba arwaye nanjye ngo ndware abyare n'umwana ngo bishoboke nawe rero bahora umwumvikanye n'ubundi nzatunga n'ukuboko kw'Imana n'ubundi ntazatunga n'abanyempuhwe igihe cyanjye nyine imyaka mfite ni myinshi nyine ubwo nyine igihe cyanjye nikigera nanjye nzagenda ariko nizeye mu kuboko kw'Imana nizeye ko nyine n'ubundi afite bazajya n'ubundi bansuhuza bakamvugisha ariko ntabwo namubangamira ngo mbe ndarwaye tugire n'uruhinja aho ngaho tugire n'abararwaye ubwo nyine wowe ukemera kumujyana nyine yakemera no kubana nyine bakabyarana nyine yabona uwo mwana nyine ubwo bakamurera ariko byaba bibaye ibindi turi abantu dusenga twabyara n'umwana nyine w'ikinyendaro ntabwo byaba ari byiza ubwo naravuze ni uri umwana wamwe n'umwanya ko ntari buso ntariho n'ubundi uzagutwaza umusaraba wawe nyine muzagiye muzabane ntabwo bye mwabitekereje ntabwo ari igihe uburenganzira bwanyu rero mwavuga ntiwaba nyumva nyine n'umunyampuhwe n'ubundi yampa ubufasha nkajya kwivuza wenda nose n'umutwe waranze gukira wenda izo nyama zo mu nda zakira burya rero akaga no kuribwa hose wumva afatiriyemo nyine kubera wumva ntondokerwa munsi y'ibera y'ibere ryamye nyine harabyimbye nyine iyo nyama nyine umwijima yaravyimbye nyine mba ndikokerwa wagira ngo ndatetse bega umuriro urimo uraka urusenda rurimo ruraka hari n'igihe nagira nkakabukira nk'ikintu iruhande rwanjye nyine ibintu bushoboje ubwo nyine zihita zibyima zikenda kuncamaka mu muriro ukaka hose no mu bitugu kugira ngo hari bazasanga zararangije sinizere ko yaba nanagicagamo ngo menye uko bihagaze natunguwe cyane ngera hano mu rugo iwawe yaba wowe uri ku buriri yaba uwukurwaza nawe aba ari ku buriri kandi umaze kumbwira yuko ngo yitegura gushyingirwa ese koko mukecuru ko nshingiye ku buzima urimo nkareba n'ikintu kiba gisabwa kugira ngo ubukwe butahe ucyuze ubukwe biba bisaba amikoro agiye atandukanye umaze kumva iyo nkuru yuko umurwaza wawe agiye gushaka umugabo
ese mama barasabye, ese mama bizagenda bite, uzabona ubushobozi bwo kumushyingira, tubwire ubwire n'abari kukumva. none se wasabisha udafite ibyo uzashingiza? Impamvu mvuga ngo no gushyingirwa mvuga nti umurenge niwo usezeranya abantu akaba ashyingirwa bizwi n'amategeko, noneho kiliziya nayo ikamushyingira bizwi na kiliziya, tubyita ko ari ugushyingirwa. ubwo umunyampuhwe uzaboneka akamuha wenda igitenge cyangwa akamuha isabune n'amavuta, ubwo nyine urugo umukozi ababona avuyemo azaba arureba, ubwo nyine azagenda atyo nyine gushyingirwa mvuga ni ukunyura mu mategeko ya leta n'aya kiliziya, nibyo nita gushyingirwa. arashyingirwa na leta nyine, bahabwa amasakaramentu kwa padiri, ashyingirwa n'umurenge, ariko kumushyingira ni ukuvuga impano, nibyo mba ndi kuvuga. si umurenge uzamugurira ibintu, ni ugushyingirwa bizwi n'amategeko, nicyo nashingiyeho. ariko mbavuga ngo nanone wamugira neza wamusuye mu bitaro, namuhereza igitenge cyangwa akamuhereza isabune, simbizi natakibona ubwo nyine azagenda. icyo ni kwita gushyingirwa. nawe ushobora wasabisha, nta gusabisha nta nubwo bazinyure mu murenge gusa bizwi n'amategeko, ibyo nita gushyingirwa. ubwo icyangombwa kuri wowe ni uko atabyariraho, akagenda ari muzima. buriya hari ushobora kumva iki kintu ni ikintu gikomeye cyane, akavuga ati se koko ibi bintu bibaho? umuntu azashaka, azagenda ajye gushaka, nta n'imperekeza y'akantu, nta n'iki akuye mu rugo aho yabaga, kuko nshingiye ku buzima murimo tewe numiwe, agahinda kanyishe, nibajije uko ubayeho, nta munsi y'urugo mufite, nta gishyimbo, nta n'urutete mu nzu rw'ibishyimbo, nta kiro cy'umuceri, nta n'iki, ntimuhinga, ntimugire ibiki, umuntu yakibaza uburyo mubayeho. ubwo nyine wazagenda nose kuba ari hose ugenda atazwi na leta n'amategeko, agapfa kwishora akajya gushaka abagabo. nose ubwo nyine gushyingirwa mvuga ni uko nyine uwo murenge nyine n'uwabyumva nyine afite icyo yadufasha, ariko kitabonetse ubwo nyine azagenda, ariko atagiye ku buryo bw'ubusambanyi. Imana yabwiye ukuboko kw'Imana niko gukora. uba uri kukureba cyangwa se uri kumva ibyo umubwiye, wifuza ko yagira icyo agufasha, ni iki babwire jyewe ubu ngubu numiwe. mbese ubundi ari ukujya kwa muganga aho ngaho ni amafaranga, ari no gushyingirwa ni amafaranga. umuntu agura igitenge nyine akagura igitenge cyagura amavuta ngo umukobwa, cyose ni amafaranga. mwese navuga ngo no kujya kwa muganga umuntu agufashije yakoherereza nyine ukajya kwa muganga, aravuga ati uwo mwana yarihanganye, nyine nanone ni amafaranga nyine, utazamugurira amavuta cyangwa umugurira isabune. naho nta kindi navuga ikigo nguko. hari umuntu ushobora kuba yumvishe aya makuru, imibereho yawe, akagira agahinda, ndetse akaba afite n'umutima ufasha, ko hanze aha ngaha hari abantu rwose bafite umutima w'ikimuntu. bakubona bati, bamenya amakuru yawe bati? baramenyera kuri telefone. hari umuntu wanguriye agatelefone, muri uko kurwara kwe kwirwamagana, umuntu yanguriye telefone arayinzanira, njye mpamagara kwa muganga numva uko bimeze. ndetse ni umusore wayinguriye wo mu paruwasi ya Kigarama, ya Musha. yitwa nde? yakugiriye neza? yitwa Jean Marie Muzeyi. ngaho bahe telefoni zawe. Dushimimana Jean Marie. yarakoze, Imana imuhe umugisha. iyo telefoni ni 078 69 79 60. byibasubiriremo 078 69 79 460. ibaruye kuri Nzamwitakuze Maria Therese. wigeze kutubwira ko ufite randevu yo kubagwa? ni ryari? guca mu cyuma, ubwo kubagwa nyine bazabimbwira. guca mu cyuma kuri 23 z'ukwa gatandatu.
inshuti rero bakunzi bacu mudukurikiye, ngayo nguko uburwayi bw'uyu Maria Tereza, ubwo aba afite umutima rwose, twafashanya tukagira icyo twamukorera muri ubwo bukwe. Umukobwa we afite harya ni kuri zingahe? 2 z'ukwa karindwi. Ntaho afite akura, ni mwebwe rwose mumukurikiye mumubona, ubwo ufite umutima n'igiceri cy'ijana yacyongeza n'icyundi akazabona ubwo bufasha. Murakoze cyane.